mutubona hanga rero twaje mu rugo rwo kwa Shakira. Shakira uzwi nka Slay Queen wayogoje ngo abasore bose bo mu mujyi wa Kigali. Twadukora Classe TV nkaba nitwa Jean Jacques. Nkaba naje gusura Shakira kugira tuganira dwe n'ubuhamya bw'uburyo yabashije guteretwa n'abasore 9 bose, ndetse yatubwiye nimba ifitiye icyizere cyangwa se niba ari hafi byuza no kuzakora ubukwe. Shakira, ikaze kuri Classe TV. Murakoze cyane. Amakuru yawe ni meza. Ndabona uri mwiza uko abasore 9 bamugane barabahogoje. Tangira utubwira urugendo rwawe, tubwire uti abasore 9 SK uhura n'uwa mbere byagenze gute? Ndagira mukomeze mukurikirane. Shakira, Karani, tubwire umuhungu wa mbere mwahuye se byameze gute? Ndende no kabiri tubwire abadukurikiye. Okay, nkuko mubibona ndacyari mutoya, natangiye uburaya ndumana muto cyane. Mura n'umuhungu wa mbere sindakubwira ko byagenze gusa n'inzira ndende. Nawe n'umuhungu wa mbere, murano wa kabiri, murano wa gatatu, murano wa kane, wa gatanu yewe kugeza ku muhungu wa 9. Shakira, nibyo koko wahuye nabo basore bose, ariko ndashaka kugira ngo duhe mu rugendo byibuze rw'umuhungu wa mbere. Ese bose waje gusanga bameze kimwe? Nabwo watubwira ese bose ko mwaryamanye byibuze uba barakuryohereje ninde muri abo ngabo? Ni nk'uwa kangahe? Tubwire nta kibazo abakurikiye Classe TV. Gusa nawe n'umuhungu bwa mbere nzi ko ari ibintu birawo nyine, gusa naje kumenya amakuru ko yanduye sida. Muri ko kumenya ko yanduye sida nagezemo kwiheba, nibwo nafashe umwanzuro wo kuba umuhungu wese muye nawe twajya turyamana, nakubona nawe nakubona nyine ngahita numva ndakwifuje tukaryamana nta by'agakingirizo. Byabaye gutyo wanryohereje nta nubiha ariko burya nawe. Turacyarimo turaganira na Shakira, turi mu rugo iwe, ubuzima buracyakomeza. Umuhungu wa mbere uburyo bahuye, ese Shakira watubwira byibuze umuhungu wa mbere mwahuye, ahantu mwahuriye, ese yaguterese gute cyangwa niwe wamuterese? Sinzi uburyo bimeze, uragenda tubwira n'uburyo wabakuye, ngo hari ijambo ri hano hanze ngo gukura ibyinyo. Ese bose barabakuye uyamaramo? Noneho watubwira uburyo ubuzima bwawe bwatangiye n'uwo muhungu mwahuye, ese niki cyatumye? Ese ubu Shakira, mbere yuko usubiza ibyo ngibyo, abo bose mwaryamanaga wiproteje? Ubundi ngiye ukuntu byatangiye, hari umutipe twari duturanye waneretaga nyine yikiri umwana, namwe murabizi by'abana, aranereta nyine biza kurangira nyine turyamanye nibwo naje guhura na sister inshuti yanjye, ambye ati narakubonye ukundana na Jimmy, simwari muri kumwe? Ndende mwari yana inshuti yanjye. Ejo ambwira Jimmy arwaye sida, yarayivukanye kugira ngo iwabo bose barwaye sida. Imagine Shakira arwaye sida. Nibwo nahise mfata umwanzuro ndavuga ati nanjye ubu ngubu umuhungu wese tuzajya duhura ngomba kumwanduza uko byagenda kose. Nubwo nahise ninjira nyine mu mwuga w'uburaya, nkajya nyine gushaka abatipe tukaryamana, ntabwo nigeraga nkoresha agakingirizo, reka nshaka kubanduza. Gusa nyine naragumye nkora uwo mwuga, byaje kugeraho umutipe wa 10 niwe wanze ko turyamana. Yanze ko turyamana ati ndashaka ko tujya kwipimisha, kuko narakunze ntabwo twaryamana tutipimishije, kuko nari nzi ko ndwaye sida narabyanze. Ndamubwira ati nimba ushaka ko tujya kwipimisha ntabwo byashoboka, ngiye tunatandukana. Ndangije hashize iminsi ndatekereza neza, ndavuga saba abahungu bose twahuye ko nta wigeze ambwira ngo tujye kwipimisha. Ndaje naramwihamagara ndamubwira ati noneho twajya kwipimisha. Tipe yarabyemeye turagenda kwipimisha, gusa nashimye Imana yuko nasanze nge ndi muzima, ahubwo tipe ariwe karenze nyine yaranduye. Ni byiza cyane waje gusanga uri muzima. None se byibuze ubu kano kanya mu rukundo hagaze gute? Waba ufite umukunzi mutegura kuzabana cyangwa warazinutswe? Ese ubundi niba umukunzi wawe namara kumenya ko waryamanye n'abo ba tipe 9 azagufata gute? Njyawe nta mukunzi mfite, ariko uramukeneye. Ndacyari kwisugaye kubera ko nahuye ndabyishimye, ndacyabanza kwiyakira muri nge nyine, mbanze numva ukwiriye ngewe. Gusa nyine naje ntabwo namukatira nyine tu.
Nshuti rero bakunzi mukomeje gukurikira Clarisse TV nkuko twakomeje tubivuga twari twasuye Shakira ngiye ngo ubuzima bwe bwose murabukurikiranye ahasigaye tuzakomeza tujye duhura na benshi tubaganiriza tugenda tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye mwakurikiranaga Clarisse TV nawe utaha ciao ciao nshaka ko tujya kwipimisha oya ariko ntabwo mbishaka njyewe mbishaka tujya kwipimisha tubyihorere Shakira uri kuri telefone uri mu bicurarota none se ni iki kwipimisha ibiki n'ibiki nari ndi kurota we bega ibintu ndose gwiki urose iki subwo usko ndose naryama n'abahungu icyenda bose mukobwa hese uburayi bangahe 9 Mpano kumana noneho uriya wacuma ari kumbwira ngo tujye kwipimisha nabyanze toka satani ubwo n'uburayi ahubwo n'ugutokesha ngo ngwiki n'ukuri yaswe bega ibintu ndose abahungu 9 bose turi kuryamana n'ukuri kwimana bose se umunsi umwe cyangwa oya ndose nyine barananya ntuje sida bari toka satani ngo ngwiki ngo ngwiki muko n'ukuri kwimana oya shaka nanjye ntabwo mbizi oya sha ibyo ngibyo ntabwo ari byiza ariko nabyanze ndwaye sida cyangwa sha n'ubundi urayirwaye oya ni inzozi ntabwo narwara sida ni inzozi nawe ko watera umuntu ubwoba nonese Shaki ndagira ngo nkubaze abo bahungu 10 bose ugacwa ufite bwo bangaye ko numva ngo abantu baba bafite bangaye ufite bangaye nta n'umwe inzozi sinzi impamvu none se ushobora kurota gutabana 10 ntabwo mbizi ntabwo kurota abantu 10 gute udafite nk'abangaha butendeka ntabwo mbizi nanjye nzino nyamara rero genda kugira inama yo kujya no kwipimisha ukareba kuko burya inzozi zose ziba zifite ahantu zituruka inzozi zose burya ziba zifite imvano urumva uzarebe wiriwe mu bintu ukirwa mu bintu bitari byiza se nibyo urota nijoro urumva ntushake kujisha je ntabwo ndi umwana ubwo rero ibyo bintu warose nibyo bawiriwemo mama mukobwa mwiza nta kintu nakoze n'ukuri yanjye none reka guhera inama rero nziza ahaguruka dore bugiye guki cyonzi cyo ugende ujya kwa muganga urebe upimishe umenye uko uhagaze sibyo se se biragoye basura amerekeza nta kibazo pe nta kibazo rwose ndakwemereye nta kibazo tugenda ndi uhagaze kuko nta kuntu ushobora kuba umwe babiri 10 ntabwo ibyo byashoboka ese ko nashuti ngirana n'ikintu nakoze ndipimisha cy'ubundi ndagenda mbwire muganga gute ubundi ariko n'ibintu nabishije uvuga gena ndumva ni binteyemo ubwoba mbe ubundi kwanga kwipimisha ufite ubu ikibazo cyiki ntabwo mbyanga nuko nge nta kintu nakoze none nta kibazo reka buke tugende rwose